Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Hoseya yabaga mu bwami bw'amajyaruguru bwa Isirayeli, rimwe na rimwe bwitwaga Efurayimu cyangwa Yakobo, mu myaka 200 nyuma y'aho bwitandukanyije n'ubw'amajyepfo bw'Ubuyuda. Ibuka inkuru yo mu gitabo cya mbere cy'abami. Hoseya yari yarahamagariwe kuvugira Imana ku ngoma y'umwe mu bami babi cyane bategetse Isirayeli, ari we Yerobowamu wa kabiri. Iryo shyanga ryarimo rijya mu kangaratete, nuko mu mwaka wa 722 ubwami bukomeye bubi bwa Ashuri butera Isirayeli maze burayitsemba. Reba iyo nkuru nanone mu gitabo cya kabiri cy'abami. Ibyo byose Hoseya yabonaga ko bitazabura kuba. Iki gitabo ni icyegeranyo cy'imyaka igera kuri 25 yo kubwiriza no kwandika kwe, hafi ya cyose ni imivugo. Kandi uru rwunge rwose rwatunganyijwe mu bice bitatu by'ingenzi. Reka tujye muri cyo maze turebe uburyo giteye. Igice kibanza kivuga inkuru y'uburyo Hoseya yatandukanye n'umugore witwa Gomeri wahemutse agasambana. Bikiri aha, ntibigaragara neza niba Gomeri yararyamanye n'abandi bagabo mbere cyangwa nyuma yo gushyingirwa, ariko babyaranye abana 3 hanyuma ibintu birazamba. Ingingo nyamukuru nuko Imana ibwira Hoseya ko nubwo Gomeri yahemutse, we agomba kujya kumushaka, akishyura amadeni afitiye abakunzi be, maze akongera akamwereka urukundo no kumubera umwizerwa. Hanyuma Imana ivuga ko ibi byose, urugo rwasenyutse kandi rwongeye kubakwa, abana, byose ari ikigereranyo cya gihanuzi kivuga inkuru y'imibanire y'Imana na Isirayeli. Imana yabereye Isirayeli nk'umugabo w'umwizerwa. Yabacunguye ibavana mu bubata. Yabajyanye ku musozi Sinayi aho yagiranye n'abisezerano. Yabasabye kwibera abizerwa yo yonyine. Ariko nyuma yaho, yagejeje abisirayeli mu gihugu cy'isezerano, maze bahabwa nayo ubutunzi bwinshi, ariko bo babukoresha mu gusenga imana y'Abanyakanani Bayali. Imana rero ifite impamvu y'ukuri yo gusesa isezerano maze igatandukana na Isirayeli, kandi yatekereje kubikora, ariko aho kubikora, yavuze ko igiye kongera gukurikirana Isirayeli no kuvugurura isezerano ryayo nabo. Kandi ivuga impamvu. Ni ukubera urukundo rwayo, impuhwe, nuko ari iyo kwizerwa. Hanyuma Hoseya asobanura icyo ibyo byose bivuze. Avuga ko ingaruka zo kwigomeka kwa Isirayeli zizaba ari ugutsindwa n'andi mahanga bidatinze no kujyanwa mu bunyage, ariko ko hari ibyiringiro byo gutabarwa mu gihe kizaza. Umunsi umwe Abisirayeli bazongera bicuze kandi bagarukira Imana yabo. Kandi Hoseya ati, izabashyiriraho umwami Mesiya mushya uzakomoka mu muryango wa Dawidi, uzazana umugisha w'Imana. Uku niko iki gice gitangira cyerekana ibitekerezo by'ingenzi bigize iki gitabo. Abisirayeli baragomye kandi Imana igiye kubagwizaho ingaruka zikomeye, ariko isezerano ry'Imana ubwaryo, urukundo n'imbabazi bikomeye kuruta icyaha cyabo. Bityo, mu bice bisigaye by'iki gitabo, imivugo ya Hoseya isesengura izo nsanganyamatsiko mu buryo bwimbitse kurushaho. Hari urwunge rw'ibyo ashinja Abisirayeli n'urw'ibyo ababurira, maze buri kimwe muri byo gisozwa n'umuvugo wuje ibyiringiro uvuga ku mbabazi z'Imana n'ibyiringiro kubw'igihe kizaza. Nuko, umutwe wa 4 kugeza mu wa 10, Hoseya asesengura impamvu z'ingaruka zo guhemuka kwa Isirayeli. Inshuro nyinshi avuga ko Abisirayeli babuze ubumenyi, cyangwa gusobanukirwa Imana. Ijambo ry'igiheburayo, kumenya, ari ryo yada, risobanura ibirenze ibyo gusobanukirwa mu bwenge. Bivuze kumenya no gusabana k'umuntu n'undi. Ni itandukaniro riri hagati yo kuba hari icyo uzi ku muntu runaka gusa, no kumenya uwo muntu by'ukuri. Kandi Imana ishaka ko Abisirayeli bayimenye muri ubwo buryo, mu buryo bashyikirana nayo. Ishaka ko bamenya urukundo rwayo bagirira kugira ngo bunguke ubumenyi buhindura imitima yabo n'imibereho yabo, kugira ngo nabo bayikunde. Iyi akaba ariyo mpamvu Hoseya akomeza gushyira ahagaragara uburyarya bw'imisengere y'Abisirayeli. Akomeza abereka uburyo barenga ku mategeko 10, uburyo bemera akarengane gakomeye mu mibanire yabo, hanyuma bakajya mu ngoro zabo zera ngo bature ibitambo ku Mana nk'aho ibintu byose bimeze neza. Ariko ntabwo ari byiza, atari ukubera uburyarya bwabo gusa, ahubwo ni ukubera ko basenga n'izindi mana zose. Inshuro nyinshi avuga iby'ibicaniro byabo bya Bayali byari mu murwa w'i Beteli n'i Gilugali. Uretse no kuba barunamiye izindi mana, Hoseya ashinja Abisirayeli inshuro nyinshi ko biringira amasezerano y'ubufatanye mu bya politiki bagiranye na Egiputa ndetse na Ashuri, aho kwiringira ko Imana izabarinda. Bifuza kumera nk'ayo mahanga bakishigikiriza imbaraga za gisirikare gusa. Nuko Imana iravuga iti, byose bizasambukira ku mitwe yabo, kubera ko bidatinze uhereye ubwo Abashuri bazabahindukirana bazanywe no kurimbura ibihugu byabo. Muri iki gice kindi cy'umuburo, Hoseya atanga isomo ryo mu mateka ya Isirayeli ya kera, kugira ngo yerekane uburyo uwo muryango wahoze uhemuka uhereye mu itangiriro. Akomoza ku kinyoma n'ubugambanyi bw'umukurambere Yakobo. Ibuka Itangiriro 27 na 28. Avuga aganisha ku gihe Abisirayeli bagumukiye mu butayu. Ibuka igitabo cyo kubara. Yibutsa ibyo kwimika umwami Sawuli wononekaye wayoboye abantu mu cyaha no mu kaga. Ibuka inkuru ivugwa mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ibyo byose ni uburyo Hoseya avuga ko ibintu bimwe na bimwe muri uyu muryango bitazigera bihinduka. None se, ibyiringiro ki Hoseya afite? Dukurikije ibivugwa mu mutwe wa 3 ko Imana izagira icyo ikora kugira ngo ihembure kandi ikize ubwoko bwayo, ibyo bikaba ari byo bisesengurwa muri iyi mitwe ibiri isoza. Umutwe wa 11 ni mwiza cyane. Uyu muvugo werekana Imana nk'umubyeyi w'umunyembabazi wareze umuhungu we Isiraheli akamuha ku cyo yari atunze cyose.
ariko uwo mwana amaze gukura yaragomye maze arwanya se, kugira ubuntu kwe akugira urwitwazo. Muri uyu muvugo rero Imana iri mu mubabaro. Umwanya umwe iba irakaye kandi birumvikana ivuga ko igiye guteza ingaruka zikomeye, ariko mu kandi kanya ikameneka umutima. Hanyuma ikavuga ko isunikwa n'imbabazi n'impuhwe zayo kandi ko igiye kubabarira uwo mwana ikunda. Yagize iti, Efurayimu we, nabasha nte kukugambanira? Umutima wanjye umuhagazemo, impuhwe zanjye zose numva zimbyutsemo. Bityo rero nubwo Imana yemeye ko Isiraheli ihindurwa n'Abashuri igahangana n'ingaruka, ibyo si byo jambo rya nyuma ry'Imana. Haracyari ibyiringiro, kandi icyo ni cyo umutwe wanyu umuvugaho. Hoseya ahamagarira Abisiraheli kwihana no kugarukira Imana yabo, ariko azi ko bitazatinda kuko bitigeze bibaho na mbere. Kandi Imana ivuga ko umunsi umwe izabakiza kutagonda ijosi kwabo kandi bakunde ku buntu. Imana igereranya iyi Isiraheli nshya ikize n'igiti cy'inganzamarumbu, cyashoye imizi miremire n'amashami akagera kure kandi kigaha amahanga yose igicucu n'imbuto. Ni ishusho y'isezerano ry'Imana kuri Aburahamu ry'uko Isiraheli izaba umugisha ku mahanga. Kandi Imana iravuga ngo niba ibyo bizabaho, bizasaba igikorwa cy'ubumuntu bw'Imana n'imbaraga zo gukiza, kondora ugukomereka kwimbitse n'ubwikunde bw'icyaha bw'umutima w'umuntu, kugira ngo ubwoko bw'Imana bushobore kwakira urukundo rwayo maze nabwo bumukunde. Ibyo ni byo Imana yasezeranyije gukora. Nyuma y'aho uyu muvugo usoreje, tuhasanga amagambo ya nyuma y'iki gitabo, ameze nk'inyandiko y'icyitonderwa. Birashoboka ko yanditswe n'umwanditsi wegeranyije imivugo igize igitabo cya Hoseya, akaba yifuza noneho kugira icyo ababwira umusomyi mu kanya gato, maze akavuga ati, ninde w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ngo amenye ibyo byose? Mu yandi magambo, ni imivugo ya Hoseya. Inzira z'Uwiteka ziratunganye rwose, abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abanyabyaha bazazigwamo. Kubw'ibyo umwanditsi yifuza ko wamenya ko imivugo ya kera ya Hoseya wo muri Isiraheli y'Amajyaruguru bitavuga gusa ibyabaye mu gihe cyahise. Iduhishurira ukuri kwimbitse ku birebana na kamere y'Imana, imigambi yayo n'imiterere ya muntu. Kandi nubwo Imana yagombye kurenganura abantu kandi ikabikora, intego yayo y'iteka ariyo mutima wayo ni ugukiza no kurokora ubwoko bwayo. Kandi ibyo ni byo igitabo cya Hoseya kivuga.